neza ku kirwa aho abantu baguye, aho indege yakoze impanuka, dore icyabasanzeyo mana yo mu ijuru. Ikintu kiragenda kigakura kigahora. Dore uruntu nyagasani mana, dore uruntu rurimo rwirukanka n'abantu b'abantu hano we. muhagarare mbere ku wundi murimo murajyayo. Ubundi ninde wabazanye hano? Reba ukuntu rugenda, ni uruntu runini rurerure rutabarukire. Urangana n'umusozi, reba ukuntu, reba akaboko kamwe konyine nyagasani mana. Kiri kubagenda inyuma, reba kano kagabo kakiri munsi nyagasani mana. Itaka ni uguhita kikagwira kibishatse ubundi. Kumbi bamwe babandi barimo birukanganwa n'inzovu nabo ngaba nabo. Babwira ngo ibintu byakaze gahunda mu ishyamba, ibintu nta mikino iriyo nyagasani mana. Dore icyitwa inzovu. Inzovu zarakuze ziba nyinshi nyagasani mana. Abantu birutse, bamwe bapfuye, abandi baguye, abandi babahonyoye, ntabwo byabura. Abantu barirutse, abantu bariruka, ishyamba burinda bwira nyagasani mana. Ibintu byakaze nyagasani. Ishyamba burinda iyo bwira bubiriraho, izuba rirarenga nyagasani mana. Ikiri muri iri shyamba ntabwo cyoroshye. Kumbe tukiri aho ngaho, inyuma yabo hari abantu bari guhamagara ibukuru bavuga ko batewe ibintu byakaze. Reka dukomeze n'agace ka kangahe ka 14. Imana ibarinde.